ngewe ubwanjye ku mutima wanjye iradiyo izigiye ariko hari nashonje. Nyakubahwa Paul Kagame bayabazi mwese muri kunyumva banyitanyira amajambere Esperance umwana w'umutwe ariko mwarakoze sinkinyagirwa ariko noneho kandi mukomeze mukurana umuhigo intwari ni nziza ntago yiganyira yishakira inzira uti murebe kuntu abashigashwe nyuma n'amateka babona amafaranga yaba yicyuzi barayakobakeye ariko kuki twayakobakeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi ndarangije mwana wabega igizayo we. Ariko amakuru ahari 100% yizewe nuko yitabye Imana mu bitaro bya CHUK. Yes, ngwaye kaza na karibu kuri Delphine Steve amahoro y'Imana nabane nawe. Reka nizere ko umeze neza wawe herereye hose waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu. Ngiye wumva rero ni fiacre nk'ibisanzwe imvura y'imigisha ikomeze igusesekareho. Uyu munsi rero ndagira ngo twihuse cyane nta kindi kintu nshaka ko tuvugaho ni inkuru imaze imyaka 3 abantu batari bazi. Usibye ko iyi nkuru njye kuyicukumbura nakoresheje radari zanjye nakoresheje radari zanjye ku nkuru y'umugore cyangwa se umukecuru wamamaye avuga ngo ahari nashonje. Uyu mukecuru bamwitanyira amajyambere Esperance ibaze ko amaze imyaka 3 yitabye Imana yaguye mu bitaro bya CHUK ariko uyu munsi nibwo byamenyekanye. Urumva nubwo ndi guseka ariko ni inkuru yiteye agahinda aho ibi bintu ntago biba bishimishije ariko nanone uyu mukecuru yari comedy pe. Ngewe ntababeshye ndumva nanababaye kuba uyu mukecuru atakiriho yarariye hiti abirebera mu mwuka. Rero ndagira ngo tuze gukina aka video noneho tuze no kumenya byimbitse yitabye Imana azize iki dore ko yaguye mu bitaro bya CHUK. Byanga byakunda ni indwara yamuhitanye ntabwo ari ukuryama ngasinzire buke yagiye oya yazize indwara ahubwo nicyo kintu nshaka ko tuza gukurikirana tuza kubinonosora neza kugira ngo urusheho no gusobanukirwa. Kanda subscribe wowe utarayikanda dukomeze kunogerwa na gahunda za Delphine TV igenda tugezaho. Murakoze. Ngewe banyitanyira amajambere Esperance uturuka mu murenge wa Base akagari ni Rwamova umudugudu ni Kirori akarere ni Rulindo. Nyakubahwa rwose iyi radiyo iziye igihe niko nabivuga. Ngewe ubwanjye ku mutima wanjye iyi radiyo izigiye ariko hari nashonje. None rero bayobozi muri kunyumva muntu wese uri kunyumva niyumva karengane abashigajwe inyuma b'amateka umurenge wa Base bahuye nako kugera bugingo ubu bakiri nako. Ngewe ndatangirira kubwo twibereye turi ba bantu tutagira pfuna ruguru ntitugira amasambu ariko mu buyobozi ntibemera ko turi abashonje. Umurenge wa Base watugize abakire icyo ni icyambere. Icya kabiri twari twifitiye amasambu ku muhanda iyo NTB irazira irakweshura irajyana ntibigeze batwishyura. Twari twifitiye icyuzi cyacu cyabaga muri kaburimbo iyo ni shiku twari dufitemo n'amafiye turoba tubayeho neza. Ubwicyo uwo mushinga wa shiku uraza mu cyuzi cyacu uragitsiba n'amafi birigendera. Turageragera banga nukuri kw'Imana kudusinyira ngo dufate amafaranga nkuko abandi bari kuyafata. Iryo ni ishyira hamwe nkubwira cooperative turengera ibidukikije niko batwita. Nukuri turagenda ku murenge turagenda ku karere kubw'amahirwe bati ngaho hari umuntu urava i Kigali aze arebe icyo cyuzi abasinyisha. Araza da yaraje yaje mu kwa gatanu tariki 20 aza kudusinyisha
arasinyishije turamubwira duti se kureba imyaka yose imaze bene wanyu mwarabasinyishije barahembwe twaba twabashigajwe inyuma n'amateka bicyuza ni twebwe dusigaye none ubwo uri kumva bizamara nk'igihe kingana iki ngo wenda ngo nimutegereze amezi 3 si mu kwa gatanu ngaho amezi 3 yarashize nta n'inkuru wakumva ngo wenda agageza ese garabuze ese garabonetse ubu turi mu gahwirahwiro twabuze n'uwatuvugira twabuze n'uwavuga ati yemwe wenda byararangiye nta n'ibyo muteze kuzabona mwakoreye ubusa mu by'ukuri ubutaka n'ubwa leta ariko se imbuto zacu zari zirimo ariko se imibyizi yacu twakozemo ntituri kuburana ubutaka bwabaye bw'abahutu narayobewe ngo kandi kera bwari ubw'abatwa ariko shize hasi pe twashigajwe inyuma n'amateka koko none ngewe nimba ndi kwibariza ngo nimudusubize ibyo twari twarakoreyemo n'imibyizi yacu ubutaka bwanyu mu buhamane data n'ubwanyu ubu nabandi kuvuga nabi mwabayobozi mwe babyeyi mwatugwanyeho ko twajyaga kugira ngo tugure izo mbuto z'amafi tukajya ku makara guceba makara icyo bita kujaga makara kugira ngo tuterateranye udufaranga abashoboye kujya gusaba ariko gusega bakajya gusega umuturage akabaha twese tukaza ayo mafaranga akaba ariho tuyateranya tukayabona ko nta wakuraga munsi y'urugo ngo yahinze yejeje ngo yagiye kugurisha ngabona ayo mafaranga baraterateranya ya komite koko mwatubabariye ko natwe twakoze mwatubabariye ko turi abanyarwanda kimwe n'abandi ntimugumye kudusubiza inyuma nk'uko ari rya zina ngo twahejwe inyuma n'amateka none mwebwe nimba ari uko nimba ari amateka ya mbere yadushigaje inyuma namwe mushaka kudushigaza inyuma ari mwebwe mwadushize imbere hubwo nyakubahwa Paul Kagame bayobozi mwese muri kunyumva banyitanyira amajyambere Esperance umwana w'umutwe ariko mwarakoze sinkinyagirwa ariko noneho nimutugwaneho inzara itumereye nabi none se tutagira inzara duhinga hehe none se tutagira inzara abanyeshuri dufite ubu ngubu biga nta nifomo bagira ikintu kimbabaza umurenge wa Basakarere ka Rulindo n'umunyeshuri witurunya ati ngiye ku kigo kwiga nta muntu w'umunyeshuri baha igikoresho inifomo ntayo ibyo biryo ntabyo babona n'utwo babahaye batubacyurira ngaha ni kiruri rwose kwiki kintu bari guhereza abana babo udutike ngo batanze ngo nimba ari 3 ababa batwa abashigajwe n'amateka ntibatubahe niyo batubahaye utwo turyo batubacyurira ngo nyamara ngo mumenye yuko ibi atari ibyanyu ngo nibyo bashoye amafaranga urumva intakaye intakaramu nta nifomu kandi bazi yuko turi abakene gwimbi hasi n'ukuri kw'Imana umurenge wa Basakarere ka Rulindo kiyobeza ikibazo dufite abatwa b'ikiruri bazi ko kandi turi abanyuma mu bukene njye ubu narumiwe nyamara navuga gutyo ngo ndi kuvugagura ngo ndi kuvuga nabi bayobozi ibisigaye niyo baduhaye amafaranga y'icyuzi ubu abana bacu baba bambaye uniform abana bacu baba bambaye inkweto niba bajya ku ishuri batambaye inkweto mwabavandimwe ikindi nongeye kumigwa bayobozi muri kunyumva ngiye kumva numva ngo abasaza bose bo mudugudu wa Kiruri babashigajwe inyuma n'amateka n'abakecuru barimo ngo bavuye muri VUP n'umwana w'umwega ni hora wumve none subwo ko babavanye muri VUP mutagira pfa na ruguru muri abakecuru ngaho natwe dufite ingufu twabuze icyo dukora turashabika bikanga none nk'umukecuru dutivana nkwari umusaza utikura nkwari bageze mu myaka 70 reba arabana baza kugira imyaka 110 baratinyuka bamukuramo none nta n'umwana afite icyo uwo mwana bavuga afite ngo ni mashenderi ni ikibobo n'akarere karamuzi kari ikibobo bahora bamufunga magiwawa ariko baratinyuka ngo babavanyemo ndumigwa nese ubu noneho turavugirahe ese ubu turatabaza he nta muyobozi tugirwa utugendera wa mutwariwe ntawe tugira nta muyobozi dufite watugendera biranyabara ndumigwa cyakora navuga ngo ngaho rero ni muhamaho ngaho na corona yaradukoze wenda hazaga inama abadepite bakaza abantu bakomeye hejuru bakaza tukaririra mu nama bakagira ibibazo bimwe na bimwe bakemura none ubwo ngubwo turabigenza gute ko nakarere kataramanuka ngo kadusange naha turabigira gute dore ngewe igihe nabereye mvugo mungane ngo hari ahandi abatwa bajya babaha icyo kujya wenda rimwe se mu mwaka
ariko uyu murenge wabase kwizina ry'Imana ihoraho ntabyo. Umurembo hari guma mu rugo ya mbere niho baduhaye ikiro 5 cy'ibishimbo n'ikiro cya kawunga. Fayakere intwari nubwo bavuga ngo ni umwana mubi. Fayakere ni umugabo agihari twamaraga nk'amezi 3 akamenya ngo babakene banjye akareba ahantu yatwifashishiriza utwo tujyo tukatubona sibyo 5 cy'ibishimbo 5 cya kawunga. Aya yigeza no kuduha 5 urugo si ukuvuga ngo wenda ntibyavagiwe ariko yagiraga kujya kutuvugira nk'intwari ndi kuvuga mwumva neza y'Imana. Fayakere yari intwari yakiri mu murenge. None rero uriya mugabo w'inzobe ntago muzi izina wasimbuye Fayakere. None se ubu ngubu katari kutugendera ngo yumve yuko afite abakene mu murenge we, ahubwo niyo tujya kumutakira avuga ko turi abakire ngo bamwita Eme, avuga ko rwose twifashije. Ni ukuri kw'Imana ngewe uriya munyarwanda ndabivuga. Ngewe uriya munyarwanda gitifu uriho mfite umwana w'akajorite yavuye mu gitarashwanyagurika akaboko kose, biba ngombwa yuko itije yari irimo igomba kuvamo. Reka mbivuge, biba ngombwa ko tije irimo igomba kuvamo irari murya. Ndamuvuza biranga, biba ngombwa yuko bamatarasiferi y'Ikanombe. Naragiye hari muri guma mu rugo njya ku murenge ndabimutekerereza, arambwira ati noneho amamodoka ntiyari yagenda ariko nagenda, uzaze tuzaguha imfashanyo ugende mwana wama. Ibyarageragiye aranambwira ati ngo subira inemba bamuhutu nini two guhoza ubujyane wenda bujye bimujyajyataho. Narabikoze mu gihe amamodoka matagisigagiye nasubiye ndabimutekerereza ati ngahuzana ibyangombwa byose ubifotoze. Narabijyanye mu kujya kongera gusubirayo ngo numvire ngo mbese bigezeye ku mwana ndembanye ngo ariko nyamajyambe ngo nta mafaranga baguhaye ngo ubwo nyine ngo birarangiye ngo nta yandi bazaguha intwari. Karuko byageze nyuma ngo sinzi ukuntu ngo nimba ari konji nimba ari ntuza sinzi yari yagiye mu nama wenda y'icyumweru. Intwari sosiyali umurenge wabase wenda bakwice kinga bavuga baturi umugabo niwe wavuze ati umwana turamuzi n'umugabo bita Byemveni iriya ku karere ka Rulindo. Umugabo intore itiganyira intore nzima. Byemveni ati uwo mwana turamuzi kwashwanyaguritse akaboko yaje arimo tije nimba bimeze gutyo sosiyale musinyire ngewe mbona iki mwamusinyiye ubundi tumuhete kimusubiza Ikanombe. Ubwame nta buhari ariko nta buhari. Ubwo intwari yarabikoze, uwo sosiyale w'umurenge yarabikoze. Mana yera we uragahoraho papa warankoreye. Ubu mwana bamukuyemo icyuma nubwo ari kajorite ariko nta cyuma gifitemo. Mbikesha nde sosiyale nkabikesha Byemveni n'akarere ka Rulindo. Ubwo nibyo navuga naho umurenge wabase dukuyemo Eme yari yanze nacibwa amabere yari yanze nta n'umuntu ujya kumutakira ngo yumve ikibazo cye. Nk'ubu dufite umwana buri munsi buri cyumweru bajyana ibutaro agwaye kanseri. Uwo mubyeyi ejo yagiye agwaye kanseri ariko yaragiye ajya ku murenge bwa mbere yego bamuhaye imfashanyo y'ibihumbi 50 kugira ngo iyo nitike ariko kubera ko yagendaga buri munsi ubwo bamuha 50 ubu ari kugenda buri cyumweru. Aravuga ati se none ko ndi kugera ibutaro nkishyuramo makeya ntibari kunyishyuza nk'ubikiciro cya 2 cyangwa cya 3 ariko nanjye w'ikiciro cya mbere sindi kubura ibihumbi 4 ndi gutanga ngezeyo, sindi kubura ibihumbi 3 ndi gutanga ngezeyo. None ko amafaranga nkamutse nzabigenzana. Ntabwo agiye kubibaza uwo mugabo ngo akamusubiza ngo ntabwo bakongera kumuha andi mafaranga ngo nta handi bayakura ngo nabo ngo ribajye bashakisha ngo ntabwo bazahora amufasha ngo ntabwo bazahora amufashanya kandi nta hakura pe. Ni hano mu mudugudu ubu yagiye aje mu gitondo, ubu yagiye muri randevu ibutaro rwose yagiye kandi aracyababaye rwose aracyababaje. Jeweho nta kibazo ubu ngubu ni kajorite ariko nta kindi kintu cyaza mwakuka kuko icyuma bagikuye. Ntwari zacu biganza bigabe byiza biganza bigamariza biganza bitanga birekuye ntwari Kagame Paul Kagame n'abayobozi b'akarere ka Rulindo burya ni beza tugize gitifu muzima. Nabashimiraga rwose umva ye umuhijya bumwe akayobya mu burarimbwa yiwe ngo ngwiki byawe ndarivuga intwari wenda muze mujugunye. None rero bayobozi intwari
nta kintu kidutunze, nta kintu dufite, ni ukuri kwa Nyagasani. Cyokora Mana ubabwire uti mukomeze mukorane umurava kandi mukomeze mukorane umuhigo. Intwari ni nziza, ntabwo yiganyira yishakira inzira. Uti murebe kuntu abashigashwe nyuma n'amateka babona amafaranga yabo yicyuzi barayakobokeye, ariko kuki twayakobokeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi. Ndarangije mwana wabega igizayo we. Yes, hanyuma rero nkuko nari maze kubibabwira, nakomeje gukurikirana inkuru y'uyu mubyeyi, y'uyu mumama. Hari abantu bari banyandikiye bambwira ngo nzajye kumusura muganirize. Hari ikiganiro nigeze gukora na Karegeya tuvuga yuko aza umujyi wa Kigali wamwemereye essence, ndetse hari n'abantu bamwemereye ko bazajyana mu bice by'ibyaro kujya gukora inkuru. Abantu nabo baranyandikira bati nawe muzazane dukore inkuru zitandukanye. Haza kuziramo n'umuntu umbwira ati uzaze tunaguye inkuru y'uburyo uyu mubyeyi ubu tuvugana nibwo ari kuri hiti cyane yitabye Imana. Bihita bituma ngira amatsiko yo kwibaza koko nimba iyo nkuru ariyo, mbere yuko nerekeza muri bino bice n'ibinkundira nkajyana na Karegeya. Ndavuga reka mpamagare umugabo wamugezeho bwa mbere bakaganira, ari nawe namukoresheje kino kiganiro. Mumaze igihe mwumva kirimo akantu gatrendinga, atubwire amakuru ajyanye n'urupfu rwa Nyiramajyambere Esperance Umwega. So Umwegara umukobwa wabega Protengo ikaze. Okay, murakoze cyane abakunzi ba Max TV. Nitwa Protein Barushimana. Nishimiye ko muduhamagaye. Nkuko wari ubitabye rero, uriya mubyeyi njye wamugezeho bwa mbere, dukorana ikiganiro, ariko ngira ngo ni ikiganiro ndibuze kukwereka. Hanyuma byageze ubwo ikiganiro kimenyekana, ariko igitangaje ni uko ikiganiro gitangiye kumenyekana mu myaka 4. Iriya video nayikoze mu myaka 4 ishize. Abantu batandukanye rero baje kumugeraho. Ndibuka n'umusitari witwa Amag the Black, nawe yafashe kariya kantu aragakunda akashyira mu ndirimbo ye. Nibwo naje kumuganiriza ndavuga nti ndashaka kuza kwereka aho Nyiramajyambere Esperance atuye ndetse n'umuryango we. Twarabipanze, ariko nyuma y'igihe gito baza kumpamagara mu rugo kuko bari bafite nimero yanjye ngo arwariye CHK, biza kurangira yitabye Imana. CHK ni Kigali? Yego, Kigali. Yego. None se bakubwiye ko yazize iki rero? Mu by'ukuri biragoye ko burya muganga atabyanditse neza, ngo abantu bavuga byinshi. Hari abavuga ngo abantu bamugiriye ishyari barimo abaturanyi baramuroga ngo aza kwitaba Imana. Iyo nkuru niyo yamenyekanye cyane. Na nyuma yaho nagiye kumusura, nyuma yaho yuko actually akantu ke kamenyekana, ngiye kumubaza niba yarakabonye. Yambwiye ngo mwana wabega se ngo abantu bangiriye ishyari ngabo sinzi ko ndabaho. Nyuma hari n'undi musore namuhuje nawe witwa Furaha Felix, nawe bakorana ikiganiro. Nyuma yaho rero nibwo yatangiye kugira ibihe bibi, abantu baramwanga, ubwo aza kwitaba Imana. Gusa ntabwo turi shuwa niba koko ibivugwa ari byo, ariko amakuru ahari 100% yizewe nuko yitabye Imana mu bitaro bya CHK. Ngewe icyo nicyo nari ngiye kukubaza, ahubwo nimba uri shuwa neza ko yaba yaritabye Imana, kugira ngo tutabeshya abantu tukavuga yuko umuntu yitabye Imana kandi yaba agihumeka. Oya, ndishuwa cyane. Urabizi n'ahantu mba nkorera ibyo bintu ndabyitondera cyane. Ngira ngo ni na kariyeri yawe urimo ubu ngubu, so ntabwo wabeshya abantu mu by'ukuri. Ntabwo nabeshya abantu, nubwo ntafite attestation de décès yiwe, ariko nkimara kubyumva nasubiye mu muryango we, barambwira bati koko yitabye Imana. Ahubwo mu bishobora uzaze tujye gusura n'abasigaye n'umuryango we wasigaye. Abantu rero nibabishyigikira, nibabikunda, badufashe natwe dufatanye, nzaguhamagare tugire ikintu tujya kugenera uno muryango rwose.
nyuma hari n'abantu bampamagaraga bakansaba aderese nkabarangira bakajyayo, abafite ifu, abafite ibirayi, amavuta bakamufasha. kandi urabizi na Majid Black nawe yari umwe mu bemeye ko tuzajyanayo. ariko ikintu cyababaje abantu, urupfu rwe ntabwo rwamenyekanye. urupfu rwe ntabwo rwamenyekanye, nanjye nabimenye amaze kwitaba Imana. urumva rero akenshi biterwa n'icyaro baba batuyemo, nta telefone. ariko icyo nzi ni uko hari umuterankunga icyo gihe wabishyuriye ibitaro, yitaba Imana ariko ari muri CHUK. harya ubu se icyo ndi kwibaza, ngira ngo avuga ibi by'icyuzi, urumva abantu benshi cyane n'ubu ngubu barapositinga bati amafaranga y'icyuzi nabageraho nanjye mungurira akantu, ntabwo ahari ngo tumusobanuze. ubundi iriya nkuru yari iteye gute? ibyo by'icyuzi byari ibiki? ni ukuvuga ngo icyo ni ikibazo cyiza. hari umuhanda wubakwaga bita base Gicumbi. hanyuma bariya bari batuye hafi y'aho umuhanda uraca. ibyo bita expropriation rero ni kwa kundi leta yimura ibikorwa by'abaturage kubera inyungu rusange. bari bafite icyuzi bororeragamo amafi, abo basigajwe inyuma n'amateka cyangwa se bafite agakoperative. biza kurangira uwo muhanda noneho bibaye ngombwa kugonga cya cyuzi bagikuraho, bakora expropriation, bababwira ko bazabaha amafaranga. icyo gihe rero twaganiraga, abandi ngo barishyuwe ariko bariya bo barasigara. icyuzi cyabo bororeragamo amafi nka koperative yabo, umuhanda warakigonze. ibyo ni ibisanzwe, bakora expropriation, babiha agaciro ngo bazabishyure. yego. kiriya gihe twavuganaga bakubwira ngo hashize nk'imyaka 5 barishyuwe, bo banga kubishyura. akabigaze kwa nkakeza. yego, komeza. urumva icyo gihe nanjye nakoraga itangazamakuru, nagerageje kuvugana na meya wayoboraga icyo gihe, ubu ngubu ntabwo ari we uhayoboye. uburyo yakoresheje yavuze ngo ntabwo banze kwishyurwa ngo kubera ko bari basigaje inyuma n'amateka. ambwira ko lisite ziri muri RTDA. icyo gihe nahise nkora kompliment, mpamagara muri RTDA, babwira ko bemera ideni, ko amafaranga uko agenda aboneka bazabishyura. ubwo rero nyuma yo gukora follow up, amakuru mfite ni uko amafaranga y'icyuzi bayabahaye. natwe tuzabasura baduheba, tuzanabasura tumenye koko nimba barabahaye, nimba atari ukubeye. kuko icyo gihe nakoze follow up, hajemo n'ibintu bya corona, sinibuka, ariko njye navugishije meya tuvugana no muri RTDA, bambwira ko bagiye kubyihutisha. none se ko yavugaga ngo barayakobokeye, ni ukubera bari barishyize hamwe nyine bagashaka udufaranga bagakora icyuzi? ni ukuvuga ngo kuyakobokera rero ni iki? nuko atabisobanuye neza. ubundi ari amafaranga y'icyuzi, bagombaga kubahereza ayo mafaranga kubera ko ibikorwa byabo byabavuniye, leta yabyimuye. ariko ikindi, nibo banahaye n'imirimo yo kubyisenyera. iki cyuzi cyanyu mugikureho. ahubwo nyine bazanye amasuka barahinga, ubwo babahereza akazi, bakajya babwira bati tuzajya tubahemba wenda ku munsi nka nyakabyizi. urumva bayakobokeye kabiri, kwisenyera ubwabo ndetse no kuba icyuzi icyo bagishyiriyeho kitarabahaye umusaruro. yewe reka twihanganishe rero abantu bamukunze, kubera ko ni umwe mu bantu uyu munsi. n'impamvu ngewe navuze ni wa mugani, abantu umuntu yarambwiye ati nimujya mu ntara muzajye musura n'abandi bantu batandukanye. umuntu ameneramo akana ati Nyiramajyambere ashobora kuba atakiriho. ndavuga hari umugabo nzi, ku bantu batanabizi, ngewe n'uyu munyamakuru na Porote turi kuvugana kuri telefone, twarakoranye kuri radio na televiziyo 10, twakoranye igihe kingana n'amezi nk'icyenda, numva twarahaviriye rimwe. ngewe njya kuri BNB, nawe ahita yerekeza mu yindi mirimo ari nayo akirimo uyu munsi. naravuze nti ninsimbukirayo
nzabaza ariko ndavuga reka mbaze Porute nk'umuntu wamukoresheje tuba twumve koko nimba atagihumeka. Ubwo ku bantu babagira neza bumva bashaka kuzasura no muryango mushobora kwikusanya mu yabo bahanze yabo bantu mu Rwanda. Nimba ukunda kano ka video nubwo wakohereza amafaranga 500 tukabaririza inzira tugahamagara na Porute akaza katuyobora tukajyayo abasigaye nyine tukabasura nk'umuryango wa Max TV n'abandi bantu badukunda mu buryo bumwe cyangwa se nawe ubonye no video udakunda Max TV ushobora nawe kugira ikintu utanga. Turaza gushaka nimero turebe ukuntu twarambikaho tuzabasure nibidushobokera. Nibitadushobokera ntabwo tuzajya singiye kubabeshya ngewe ntabwo nabeshya. Porute ndagushimiye rero ku bw'amakuru uduhaye kandi nawe nk'umuntu mwahuye uko byagenda kose wababajwe n'urupfu rwe wihangane cyane. Harya ubwo amaze igihe kingana ikitabye Imana? Amaze imyaka 3 yitabye Imana. Yo kumbe hashize n'igihe kinini kuri urwo rwego. Hashize igihe cyo genda umva haraje nko corona niba ntabyibuka neza. Ashobora ko haraje nko corona igatuma ibintu bitamenyekana. Ngaho rero reka tukwifurize kugira akazi keza ndumva wagira ngo uracyari no muri office. Sawa murakoze cyane reka bikore izindi nshingano.